Imana iherutse kuvugana nanjye amagambo akomeye. Imana irambwira ngo bese abantu benshi turakereye muri runo rugendo, noneho Satani yahagurukije abantu baje kuduhuza. Imana yongeye kumpa irindi yerekwa mu minsi ishize, irambwira ngo Imana igiye kurandura Kimari. Ushobora kumva ngo mbese Kimari Imana igiye kurandura rati hagaze guti. Maze iminsi ndeba ibintu bicicikana cyane, abantu bavuga ukuntu byagenze ibya Bamporiki. Bamporiki ntabwo ari umudiyakoni, Bamporiki ntari umupastori, Bamporiki ntari revera, ntacyo yari ari cyo. Nimusukubita ivi hasi mu musengere. Ndagira ngo nongere mbabwire undi mugabo mukerereje abantu bavuga butumwa abanyamasengesho, bakozi b'Imana tubasha kugendana. Ni munyumve mu nkurikirane, hari umugabo murangaje abantu, Satani ducamo gutya akatwinjirira. Uyu mugabo witwa Mutabazi arangaje abantu pe, bakozi b'Imana benshi ko agiye kubahuza. Nikoye abantu benshi mugiye kujya mugahujya kuri ya mugabo, nimumureke ibyo akora arabizi, nimumureke afite icyamuhamagaye ko umubaje ntatorera ayobora, nta n'umukristo agira, ntahagira rwose ayobora, ahubwo nuguhitinga gusa. Satani ati buri muntu wese uza agiye kwamamaza Mutabazi, ntacyo nkwamamazamo ngewe. Yes, reka nangiye ngusuzaho kandi ngushimira aho dukurikiye ku ISEZERANO TV. Nibyagaciro gakomeye cyane kubugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimira aho waba uri hose, yaba uri hano mu Rwanda cyangwa se muri diaspora. Inshuti zacu z'abarundi, yaba bari i Burundi cyangwa se mu bindi bihugu turabasuhuje, ndetse na bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda aho uri hose. Reka nkwifurize kugubwa neza no ku amahoro y'Imana abe muri wowe. Kuri kamera mwabonye turi kumwe na Jeannette, araciye iminsi cyane myinshi. Jeannette iminsi cyane yo, ariko ndagarutse turongeye turabonanye. Amakuru yawe y'iyo minsi yose yarishize? Amakuru ni meza, meze neza. Jeannette, uduhishe iki ko muri iyi minsi wari warabuze ibyo byose, ubwo hari ibintu bishyashya tuzaniye? Uduhishe iki? Mbazaniye ibintu bishyashya, bivuga ngo abantu mutuze umutima. Abantu bafite ubwoba bw'ibihenga, umurimo w'Imana urarangiye, ariko umurimo w'Imana urakomeje, kandi umurimo w'Imana ni ugiye kuryoha. Nari navuze ngo ni Jeannette, ariko hari umuntu ushobora kuba akubonye bwa mbere, ivuge neza akumenye, amenye ngo umuntu wagiye kuganira ni muntu ki. Murakoze Yvode. Jeannette ni umuntu Imana yagiriye neza, inkura kure cyane, byari bibabaje, ntabwo byari byoroshye. Jeannette ndi umwana utarigeze wiga, ariko uyu munsi nzi gusoma kubera Imana. Jeannette ndi umwana wakuriye mu buzima bwo mu muhanda, ariko uyu munsi ndavuga Yesu ntabwo kuko yankuye aho hantu hari n'ahandi hantu angejeje. Amen. Ukaba uri umumama w'abana bangahe? Jeannette, reka rero noneho nguhe umwanya uduhe message wari utuzaniye. Ndabizi neza ni message wari wabimbwiye, nguhe umwanya noneho ubanza turagize Imana ubundi duhe message. Musenge. Turagushimye mwami w'amahoro, urerura kirano kuri inshuti nziza, uri nyangamugayo. Rata Yesu ndi wa wundi wambaye inyama n'amaraso nje imbere yawe. Nyemerera aka kanya mucunguzi mwiza, icyubahiro cyanjye kibure haboneka icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakuraritse kugira ngo abari wowe uhagararana natwe, buri muntu wese uzumva kino kiganiro azagira aho kimukura, azagira naho kimugeza. Tugufitiye icyizere kuri Imana iriho, tugufitiye icyizere kuri Imana ihindura ubuzima, tugufitiye icyizere kuri Imana ihindura amateka, tugufitiye icyizere kuri mu ruhande rwacu, tugufitiye icyizere Kristo yuko umurimo wawe ugiye kugira iterambere, kuko turi kumwe nawe. Ngaho bana nawe, twe utindane natwe, uganire natwe amagambo y'ubwenge, uduhishurire ibyahishwa abanyabwenge, bigasobanurirwa baswa kugira ngo hatagira birata ubwenge bwabo. Rata Yesu nukuri duha umugisha wawe. Amen. Dushimye Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Kanya umuntu wese umbona imbere y'iyi kamera, nkuzaniye inkuru nziza, nkuzaniye ihumure, ivuga ngo humura Yesu aracyari umwami, ivuga ngo Yesu aracyari ku ngoma, ivuga ngo Yesu aracyagukunda, ivuga ngo Yesu aracyakunda abantu be. Mperutse gusenga cyane, Imana irambwira ngo mbwirira abantu banjye mwihagarika umutima, umurimo w'Imana urakomeje. Hariho abantu bakinkorera, hari bw'abantu bakimvugira, mwigira ubwoba ngo muhungabane, umurimo w'Imana urakomeje. Abakira abarokore bazawuvuga. Haleluya.
abakiri abakozi b'Imana baracyahari bakivuga uko Imana yababwiye, bagihamya iby'uyu murimo. Dufite ibimenyetso birenga kimwe, birenga bibiri yuko iyi Mana iri mu ruhande rwacu. Amina. Mutuze umutima, mwigira ubwoba bw'ibihe. Abantu bararangiye, bakozi b'Imana barashize, mbese bimeze oya. Garura umutima. Yesu aracyagukunda, Yesu aracyagufitiye icyizere, Yesu aracyakora, Yesu aracyakwitayeho cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 91. Uba mu bwihisho bw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo uba mu bwihisho bw'Imana isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Nyemerera wumve ijambo nkuzani, nyemerera wumve yuko niba uri muri icyo gicucu kishobora byose, nyemerera ugihamemo, ntihagire ikibigukuraho. Umuyaga mwinshi uri kubona w'ibihuha ntugukure muri icyo gicucu, iyo nzara uri kubona ntigukure muri icyo gicucu. Haleluya. Kuko nguba mu bwihisho, haleluya, bwisumba byose, agahamamo mategeko y'Imana, akamuhamishamo ngo izamukize ikigoyi cy'umugoyi. Hani tugirire neza. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo humura. Natange nkubwira, Imana iherutse kuvugana nanjye amagambo akomeye. Imana irambwira ngo mbese abantu benshi turakereye muri runo rugendo. Noneho Satani yahagurukije abantu baje kuduhuza, baje kutwereka ko dukererewe, baje kutwereka ko umurimo w'Imana utakigira ifite iterambere, baje kutwereka ko umurimo w'Imana utagifite ahantu ushingiye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ari mu ruhande rwawe, Yesu ari mu ruhande rwanjye. Ngo kuko muri ubwo bwihisho bw'Imana isumba byose, iyo urimo hari ukuntu Satani akugerageza ngo ube wavamo, izuba ribashe kukwica. Ariko rata, nyemerera kubera ko wicayemo uwo muyaga, izo ntambara iba uri kubona bicicikana, bikubwira ngo urufatiro rw'umurimo rurasenyutse, uyu murimo urakomeje. Baririmbyi baririmba baracyahari, abahanuzi baracyahari, ariko abavuga butumwa baracyahari. Umurimo ufite iterambere imbere hano bamaso. Satani yikuhuza, Satani afasha abantu, aberetse cyane yuko umurimo w'Imana urangiye nta nigaruriro. Abica umurimo bo bazavamo. Muri muntu wese uzi ko yangiza umurimo azavamo. Ariko ndagira nkuzanije ngo umurimo w'Imana ufite iterambere kandi rikomeye. Umurimo w'Imana imbere hano ugiye gukorwa. Bavuga butumwa bari mu rwihisho baraje bavemo, bavugira Imana. Abahanuzi babandi muzi bashyize ahantu babarenzaho utwatsi, abo baraje kuvugira Imana. Ariko se abashumba muzi babandi bari bibereye iyo mu ishyamba ba Dawidi yo bahejeje iyo ngiyo, baraje bavugire iyi Mana. Nimuhumure, ahubwo musenge. Nkuzaniye ijambo ryitwa gusenga. Gusenga bigarura ibyiringiro, gusenga bisubizamo umuntu ihumure. Mureke dufatikanye dusengera uyu murimo. Satani yibereka yuko uyu murimo urangiye iyo bicitse mwese. Mu ijuru hari umuntu ubidoda. Iyo tubona urufatiro rwasenyutse, hari umugabo ujyuza akubakura urufatiro, hari umugabo ujyuza inkingi zamaze kuvaho agasubizaho izindi shyashya. Hani tugirire neza. Ndagira ngo mbabwire iki kintu cyo gusenga. Mana yambwiye ngo bwira abantu basenge, bwira abantu bagarura imitima, kuko abantu benshi umurimo mwawurangije nkaho mwawutangije. Kuko abantu benshi mudayimoni witwa bwihebe yamaze kubafata. Ubundi turaririmba gute ko tubona n'abashumba bose bamaze kubakuramo? Ese turahanura gute ko tubona nibyo duhanuye abantu batabyumva? Ndakumenyesha yuko nta muntu waguhamagaye. Iyo aguhamagaye nikubwira ngo vuga, bwira abantu iki kubwiye, kuko nubundi byanga bikunda turi kumwe n'Imana.
wigira ubwoba bw'ibihe ibyo mpanura ntabwo babyumva hongera wegera Imana cyane kuko byanga bikunze turi kumwe n'Imana Imana iri mu ruhande rwacu Imana izatuvugisha wiceceka ngo nuko abantu bagutinye wiceceka ngo nuko abantu barimo bavuga ko ibintu byarangiye hari abakozi bagikorera Imana hari abantu bacyumva Imana hari abantu batari gusengera ku byacumi y'amaturo hari abantu bari mu gikari barimo babwira Imana baririra uyu murimo wimbwira ngo urarangiye uyu murimo ugiye gukorwa abazavamo bazavamo n'abazasigara bawukora n'ukuri turahari turiteguye kurwana ishyaka muri uyu murimo tuzawukora haba mu mvura tuzawukora haba mu zuba tuzawukora abantu baduseka rata tuzawukora abantu batumwaza ariko uyu murimo tuzawukora Imana itugirire neza cyane Imana iri mu ruhande rwacu nkuzaniye ijambo papa ahari wabonaga yuko ibintu byarangiye wabonaga gusenga kwawe nta cyerekezo ariko gusenga kwawe bifite icyerekezo ariko gusenga kwawe Yesu arimo arabiha agaciro nkuzaniye ijambo wombwira ngo abahanuzi baragutagangaje abahanuzi barakunaniye mba haracyariho abantu ntabwo abantu barapfira gushira ndagira ngo nkubwize ukuri haracyariho abapastori bakivugira Imana haracyariho abaririmbyi barimo baririra uyu murimo haracyariho abahanuzi bakiryamye mubaye bakiryamye za kanyarira baririra uyu murimo hayiwe mureke dusengerane uyu murimo uracyahari tugiye gukora uyu murimo kuko ibintu byinshi bigiye kuvaho byatumaga umurimo ugira imbogamizi nyinshi bigiye kuvaho Imana yongeye kumpa irindi yerekwa mu minsi ishize irambwira ngo Imana igiye kurandura kimari ushobora kumva ngo mbese kimari Imana igiye kurandura ratihagaze guti iyi kimari hari ukuntu ukorera umurima ukawutunganya neza hanyuma ukajyana imbuto mu murima wamara kujyana imbuto mu murima utera igishyimbo ariko ntabwo ujya utera kimari hanyuma iyi kimari iyo umaze gutera ibishyimbo bizamukana na ya kimari hanyuma ya kimari akaba ari yishisha cyangwa se ikaba ari yibyibuha cyangwa se ikaba ariyo itohagira noneho byarangiza kuba ariyo rati itohagiye igashaka kubyiga igishyimbo ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yambwiye amakuru meza irambwira ngo iyi kimari iri kubangamira igishyimbo ndakuzaniye amakuru ngo Imana ije kuyicira Imana ije kuyirimbagura hanyuma nirangiza kuyicira igishyimbo kibona umutekano shimba kibona umutekano kubera ko kimari imira yibyiga irimira yinyunyuza ariko Imana iramanutse muri uyu murima wayo ije gukuramo kimari yicire iyirangize hanyuma igishyimbo noneho kibone gushisha kizamuke neza hanyuma kiteje neza hanyuma cyere neza muri muraryoshye nkuzaniye inkuru nziza muri mahani imbere uraryoshye ahubwo hagarara wirebe banyamasengesho mumfashe dusengera uyu murimo bapastori mwumva mumfashe dusengera uyu murimo abaririra itorero muri hehe muza turirira itorero kuko Yesu yambwiye ngo nimuhuguke kuko murahuze ahantu benshi Satani hagurukije abakozi barimo baza kuduhuza barakara abakozi Satani hagurukije baza kutubwira uko ibintu bimeze kandi ndagira ngo nongere mbibutse bavuga butumwa bakozi b'Imana mujye mumenya nimugera kuri social media mujye mumenya gutandukanya ibintu by'Imana n'ibintu bya Kayizari Imana itugirire neza cyane maze iminsi ndeba ibintu bicicikana cyane abantu bavuga ukuntu byagenze ibya Bamporiki ntabwo ari umudiyakoni Bamporiki ntari umupastori Bamporiki ntari revera ntacyo yari aricyo ahubwo yakoraga umurimo wa leta mwite kumutubwira hano kuri social media niba mufite gahunda ni mumusengere nimwongera musubire hahandi ku kagezi mukube TV hasi muvuga ati nukuri mwami nubwo uko byagenda kose hari uko twibutse hari abafite ibihamya y'ibyo yakoze sibyo hari abantu bazi uko byagenze nimusukube TV hasi mumusengere ndagira ngo nongere mbabwire undi mugabo mukerereje abantu bavuga butumwa abanyamasengesho bakozi b'Imana tubasha kugendana ni munyumve munkurikirane hari umugabo murangaje abantu Satani yaducamo gutya akatwinjirira uyu mugabo witwa Mutabazi arangaje abantu pe yabarangaje buri muntu wese ni Mutabazi araturangaje ariko mwasenze murimo w'Imana ukagira iterambere uriya muramutaho umwanya w'iki ese muzi yaratumwe nandi muzi yarahamagawe ese muzi yarahamagawe nandi ariko muzi yarazanwe n'iki musenge musubire kurufatira ariko mujye mu gikari no bini taya bini ku
shoyini ese muzi ariko Yesu we mukunzi mbabari uzi yarahagurutse ate uzi yaraje ate yazanwe n'iki ko wasanga yarahagurutse aje kugira ngo atuzengereze aje kugira ngo abapasitora batera icyizere niba umuntu uhagarara kuri social media akatukana kuriya ese agakiza mu mukuraho nakahe inyigisho nziza mwamukuraho nizihe ese mwabarokore mwe mwankundiye mukareba mwankundiye mukabanza mukitonda bana arambwe ngo muzi yarahagurukijwe n'iki muzazanwe n'iki bakoze b'Imana benshi ko agiye kubahuza nikoye hano benshi mugiye kujya mugaho ujya kuriya mugabo nimumureke ibyo akora arabizi nimumureke afite icyamuhamagaye nabona mwese mucecetse mukari muri gusenga Imana isuri yamuzanye izanamusubizaho nta hayobora nta rusengero agira nta torero agira ntacyo yicira kuko umuntu afite itorero afite umukristo ahagarara imbere umuntu afite abantu abwiriza ubutumwa bwiza umuntu afite ijambo muri we uzikayobora abantu ibihumbi ntabwo yakagombye guhagarara imbere ya kamera ngo avuge ngo umuntu ngo nibandi wose Imana igira amabandi Imana igivuga ibandi ni gute satani urabizi ko ikintu cyose satani aragifata akacyangiza bakozi b'Imana ni gute muhugijwe n'umuntu umwe buri muntu wese ni mutabazi buri muntu wese ni mutabazi afite ikintu cyamuzanye ahubwo mbabazi bakozi b'Imana bashumba bayobozi b'amadini muri maso cyangwa murahuze cyane muri maso ko mbona umuntu mwabahugije ese mwankundiye tugafata ibihe byo gusenga umunyamasengesho wese uzanyumva umuvuga butumwe wese uzanyumva ndashaka muhanuzi w'Imana uzantega amatwi ndashaka umukristo nyamukristo unteza amatwi mureke dufate ibihe byo gusenga kuko uyu murimo wamaze kwinjirirwa natwe turimo turabura imbaraga zo gusenga kugira ngo Imana itwereke aba bantu baje bate banyuze he binjira nshuti zanjye banyuze he nimwunkundire mujye menya gutandukanya ibintu aratuzanira BAMPORIKI hano ntago tumuzi twamumvaga ko ari umuntu wa leta gusa kozi wa leta ni mumusengera afite kumusengera kuko n'umutima we umuhamiriza imbabazi aremera kuzihabwa ni mumusengere kuko uriya muntu ntago ari revera si umupastori uriya muntu satani ashaka kudutera twese akatwinjirira tukaba maso mube maso muze dusenge yasanwe n'iki nshuti zanjye Imana itugirira neza cyane muguma aho ngaho uba mu bwihisho bwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose hari ukuntu izi ntambara satani ashaka kuziduteza bakoze Imana bakacagagurana bakaryana kuko naguteza ukaza hano uzabura ijambo ahubwo satani akubwira ati vuga ku mwana wanjye mutabazi ati niwe akubwira ati bari uvugaho nta kindi ahubwo twe dufite tsinzi tuzarwanirira Yesu aracyakorasha Yesu hari ahantu yadukuye Yesu yaduhaye ubuzima Yesu aduha kubaho Yesu aduha imbaraga aho kugira ngo mwamamaze mutabazi ni mwamamaze Yesu uriya ntacyo avuze no muri Bibiliya ntaga mutabazi arimo ahubwo twamamaze intsinzi yabera rata haleluya abantu munkurikiye mwese twamamaze Yesu tuvuga Imana yabera aho kugira ngo dutinde kuri mutabazi tumwamamaza ntacyo avuze ibyo arimo akora nabizi ni ukugira ngo ahitinga nyine ariko twe natwe dutume Yesu ahitinga dukorera uyu mugabo Imana itugirire neza Mana ibampera umugisha mwinshi cyane tindana na Yesu kuma mu bwihisho bw'isumba byose hayi mwami wanjye iyo yaje azadukiza ikigoyi cy'umugoyi uyu muntu muzi yarahamagawe ateye muzi yarazanwe n'iyihe protiki muzi uyu mugabo yarazanwe n'iyihe misiyo mugabo afite misiyo wakoze b'Imana uyu mugabo afite misiyo ntabwo mumuzi niyo mpamvu buri muntu wese agiye kujya muhagurutsa mwiyegereza iyi ni misiyo yamuzanye ahubwo abanyamasengesho nimuhuze umutima musenge kuko ikizira cyamaze kwinjira hera Mana idufashe cyane reka dusenge Imana ibagirire neza ugume mu murimo mwititiswa n'uriya ngo azarangiza umurimo arawurangiza arawutangije abantu turacyari maso bera uyu murimo amaso nanjye ngubere maso ndagira ngo mbabwire ngo mutuze umutima ahubwo muze tureba ahantu twibeta itushaka ahantu twibeta ku kagezi tugende gushaka nyiramakuru aduha amakuru afatika tumenye misiyo uriya muntu afite muri uyu murimo kuko umubaje nta torera yobora nta n'umukristo agira
ntahagira rwose ayobora ahubwo ni uguhitinga gusa. Satani ati buri muntu wese uza agiye kwamamaza Mutabazi, ntacyo nkwamamazamo njyewe, ndamamaza umurengezi wanjye. Mwimwamamaza uriya, mwimwamamaza, muvuge Yesu waduhamagaye akatugirira neza. Mutabazi ntacyo avuze rwose, suko abakozi bana benshi arabarangaje pe, suko n'umurimo wari urangira tukiri kuri uriya. Mugarura imitima, Imana yacu idufashe cyane kandi Imana yacu iturengera. Ndabashimiye cyane, tuzasubira n'ubutaha, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ni mube maso, mumenye ko umurimo uri murinjirirwa, kuko imbere hano hari uyu murimo ugiye gukorwa, abantu bagiye gukira, abantu bagiye gukomera. Nubwo mubona buriya, ndagira ngo nkubwize ukuri, uyu murimo imbere hano uraryoshye, uyu murimo uzakorwa. Niyo mpamvu Satani ashaka ngo awuvangavange, ariko haracyari abarokorewe, ntago abarokore bashize, haracyari abantu bakivuga uyu mugabo. Imana yacu idufashe, itugirire neza. Ndagira ngo mbwire buri muntu wese uneza amatwi, ndagira ngo mbwire buri muntu wese unyumva, wikwama amazuri ahubwo amamaza Yesu waguhamagaye. Reka dusenga. Imana Data, turagushimiye, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ko wera. Nyemerera nkugize uwa mbere muri uyu murimo, nyemerera buri muntu wese Kristo gukorera, muvuga butumwa, muhanuzi, ba bishop, pastori, nyemerera bampera umugisha buri muntu wese, umwuzuze mwuka wera wo kugira ngo asobanukirwe, abashe kureba kure. Nyemerera ineza yawe igaragare kuri twebwe, buri muntu wese uzatega amatwi iki kiganiro azagira icyo akuramo, azagira icyo abona. Nyemerera mwuka wera w'Imana abashe kugira ngo yigaragaze kuri buri muntu wese. Kristo uwe mu ruhande rw'abagabo, mu ruhande rw'abagore, mu ruhande rw'abakobwa, mu ruhande rw'abasore. Ngaho bana natwe kandi utugirire neza, utwiteho mu izina rya Yesu, amen.